twongeye kubashimira ko muri kutwumva. Reka uyu munsi tuganire ku ngingo igira iti gutandukana kw'abashyingiranywe bigira ingaruka zikurikirana abana. Gutandukana kw'abashakanye ni imwe mu ngingo zikurura impaka kandi ntizihurizweho na benshi mu isi ya none. Hari icyo amategeko mbonezamubano ateganya, hari icyo amadini abivugaho ndetse hari n'icyo umuryango usanzwe n'umuryango mugari bivuga kuri iyi ngingo. By'umwihariko mu bihugu byateye imbere mu majyambere, impinduka zikomeye zakomeje kwinjira umuryango muri ibi binyacumi by'imyaka bitambutse. Ikinyamakuru Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants cyanditse ko mu gice cya kabiri cy'ikinyejana cya 20 ijanisha rya gatanya mu bashakanye ryikubye kabiri. Ijanisha ryakomeje kuzamuka hagati y'umwaka w'1960 no mu 1980 mu byinshi mu bihugu byateye imbere. Uku kwiyongera kwa gatanya kwagize ingaruka by'umwihariko mu bana, kuko benshi muri bo bari bazi ubwenge ubwo ababyeyi babo batandukanaga. Ibi ni mu gihe ku ruhande rw'iyobokamana bavuga ko gatanya irinda abashakanye kugirirana nabi ariko ikagira ingaruka ku bana. Hari abanenga kiliziya ndetse n'amadini gusezeranya abagore n'abagabo kuzabana akaramata, banabinenga kutemera gatanya, ariko byo bikavuga ko bibiterwa nuko gutandukana kw'abashakanye bisenya umuryango bikanagira ingaruka ku bana. Umwe mu batanze igitekerezo kuri iyi ngingo yaragize ati biriya byo gusezeranya akaramata si byo, hagombye kubaho nk'ubwumvikane bw'imyaka runaka, mwakwishimira gukomeza kubana mukiyongera indi gutyo gutyo. Hagombye kubaho nk'ubwumvikane bw'imyaka runaka, mwakwishimira gukomeza kubana mukiyongera indi gutyo gutyo. Kimwe n'abashyigikiye gatanya, uyasobanura ko kubana ku masezerano y'igihe runaka byakemura ikibazo cy'uko hari abagera mu ngo ntibashyire imbaraga mu gutuma zigenda neza. Yunzemo ati hari igihe uhura n'umuntu mukabona hari ibyo yagukinze, mwagera mu rugo akigaramira ukabona adashaka no gukora, ariko azi ko mutagomba kubana akaramata yashyiramo imbaraga aho kwitwara uko yishakiye ategereje ko uvuga n'abakaka kagatanya hanyuma mukagabana. Mugenzi udashyigikiye gatanya we yavuze ko mu gutandukana kw'abashakanye habaho kwibagirwa abana kandi baba babakeneye bombi. Ari nayo mpamvu abona ko gusezeranya abagore n'abagabo kubana akaramata buri wese akihanganira mugenzi we yaba muzima cyangwa urwaye bifite ishingiro muri Bibiliya. Aragira ati usanga abana aribo bahura n'ingorane zikomeye cyane iyo habayeho gutandukana kw'abashakanye. Abantu bakagombye kubaka bagamije kugira umuryango urambye buri wese yishimira kubamo, yaba umugore yaba umugabo cyangwa abana. Iki gitekerezo gisangiye n'abakristo basengera mu madini atandukanye. Hari uwamwunganiye agira ati ntabwo gatanya yubaka umuryango ahubwo irawusenya, kuko umuryango ugizwe n'umugore, umugabo ndetse n'abana. Iyo hajemo gatanya abana basigara ku ruhande bakabura ababaha uburenganzira bwabo. Rero kubana akaramata ngiye mbona byubaka umuryango bikawukomeza, bikanubaka umuryango mugari muri rusange. Hari n'undi wavuze kuri iyi ngingo ari mu cyeragati kuri ibitekerezo byombi. Yagize ati gatanya yagombye kuba igihe inzira zunga zananiranye, igihe habayeho amakimbirane imiryango abantu bavukamo ndetse n'abanyamadini babashyingiye bagombye kubahuza. Gatanya riza kubera kutareka abantu ngo bicane. Abashyigikiye gatanya bavuga ko nabo batirengagiza ko abana bakwiye kubana n'ababyeyi babo, ariko ko nanone aho kubana nabi cyangwa kwicana ikiruta no gutandukana. Dusoza, umwe twabonye haruguru yashimangiye igitekerezo cye agira ati nyine abana twabumvisha ko tugomba gutandukana aho kugira ngo mupfe mwese, kuko usanga hari igihe umubyeyi agumye kwihambira akagira n'ubwasi bw'ubuzima, abana bagasigara ari imfubyi. Si kimwe no kujya ku ruhande mukabarera mutandukanye ariko byibuze bababona. Yongeraho ko icyo gihe ababyeyi babasha kubaho bishimye, ntusange birirwa bishibura abana bibakomeretsa, ugasanga nta bantu umuryango mugari ufite. Naha dusoje ikiganiro cyacu, nawe utaha ku ishuri.